Kugira inshuti ni ikintu cyiza cyane, ariko muri no minsi usigaye usanga inshuti zarabaye nk'intuvuze uti nge mfite inshuti, usanga avuga uti mfite best. Ahubwo rimwe na rimwe ugasanga nyine no kuba ufite uwo best rimwe na rimwe bishobora kuba ari umwe mu mitwaro mibi ufite wikoreye cyangwa se wiyikoreje, bitewe nuko utabanje gukurikiza no mategeko 10 y'aba besto. Aba besto bagira amategeko, ariko ndakeka ko nawe utarubizi, ariko uyu munsi nje kubibereka. Aba besto hari bimwe mu bintu ushobora gukora cyangwa se mushobora no gukorana, akaba ari yo ntandaro yo gutandukana kwanyu, kandi gutandukana kwanyu akaba ari bimwe mu bintu bibi cyangwa se kimwe mu bintu bishobora kugira nabo ubuzima bwawe. Uyu munsi nagutegura amategeko 10 y'aba besto, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe no mutarayikanda kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho, nanjye bibategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, uhawe ikaze ku muyoboro w'abasobanutse kandi uhawe ikaze muri gym y'urukundo. Itegeko rya mbere ry'aba besto riravuga ngo nukubwizanya ukuri uko waba umeze kose, ariko utavugisha ukuri mu buzima bwawe. Ufite umukobwa cyangwa se umusore w'inshuti yawe, inshuti magara cyangwa se best friend, ariko ugasanga nyine hari bimwe mu bintu utamubwira, agukorera ikosa ukaryuma ukavuga uti ntabwo nabimubwira, tudashwana. Rimwe na rimwe ugasanga uri kugendera ku magi, kandi aba besto cyangwa se mu besto bani ngombwa mubwizanye ukuri, umubwire ngo nge wangiriye nabi cyangwa se hari ibintu utakoze neza ku ruhande rwawe byangiriye nabi, ushatse wabigabanya cyangwa se ukabihindura, kuko bishobora kuzatuma urukundo rwacu cyangwa se umubano wacu ushira. Rero jya ugerageza umubwiza ukuri, bizagufasha kandi binatume ejo hazaza hawe h'urukundo ufitanye no mu besto wawe biba nabi, kandi nibiba nabi uzaba wigiriye nabi. Itegeko rya kabiri ry'aba besto riravuga ngo ntukamubwire byose. Nyaboneka ntabwo ari Imana izi byose kuri wowe. Rimwe na rimwe hari na bimwe wanze kubwira ababyeyi bawe, kandi ari inkingi ya mwamba, kandi aribo batumye unaza ku isi. Rero ntukagerageze kubwira besto wawe byose nkaho ari roho yawe izi buri kimwe cyose. Abo jya ugerageza wirinde kumubwira buri kimwe cyose, umubwire iby'ingenzi, kuko hari igihe ubwira umuntu rimwe na rimwe yaje ari inshuti yawe, ariko urundi ruhande akaba yaraje ameze nka maneko wawe, areba uburyo k'ubuzima bwawe bumeze, nyuma akazaburimbura. Ugerageza rero wirinde kubwira besto wawe buri kimwe cyose. Yego ni besto wawe buri kimwe, hari bimwe ugomba kumuhira. Simvuze ngo mugire amabanga kantu buri kamwe kose kabe ari ibanga, ariko ugerageza wirinde kumubwira bimwe mu bintu ashobora gufatiraho agusenya cyangwa se anakwangiriza, kuko ni benshi usanga barugwa n'aba besto, ugasanga mu besto ahubwo ari kubyegeka ku wundi muntu. Rimwe na rimwe ugasanga nyine ubayeho cyangwa se upfuye nabi, bitewe nuko wagize ubuteganye buke bwo kwizera, cyangwa se ukaba waranamubwiye buri kimwe cyose utitangiye. Jya ugerageza ushyiremo n'akantu ko kugendamo buhoro, kuko hari igihe usanga umuntu aje ari maneko yawe, kandi wowe ubyita ngo ni inshuti yawe. Itegeko rya gatatu ry'aba besto riravuga ngo mujye mwihanganirana. Nyaboneka nk'uko urugo ruba rumeze, ndetse n'aba besto ni ngombwa cyangwa se munameze nk'aho ari umugore n'umugabo ku ruhande rumwe. Rero igihe cyose mutihanganiranye, arega mu buzima gukora ikosa ni ikintu gisanzwe kuri buri umwe, cyangwa se ni ikintu buri umwe wese ashobora kwisangamo, ariko rimwe na rimwe igihe cyose utagera kwihangana, nusanga ubuzima bwawe ubushyize mu kaga, bitewe no kutamenya ko ubuzima busaba kwihangana. Kwihangana ni inkingi ya mwamba yo gutuma ejo hazaza haba heza, kandi bikanatuma mugiranye umubano, bituma uramba, kuko ni benshi usanga bashwana bitewe nuko umwe atihanganiye undi. Hari igihe usanga umukobwa cyangwa se umugore aba afite amagambo adashimisha umugabo, ariko umugabo akayihanganira. Rimwe na rimwe yo utihangane, ntusanga urugo rwanyu rubaye rwa rugo rw'ingumi n'imigeri, bitewe no kutamenya ngo ese aya magambo ambwiye nayihanganira cyangwa se nayihanganira. Rimwe na rimwe mubanze muganira. Hari igihe umuntu akubwira nabi bitewe nuko umusimbuye ako kanya, ariko ikindi gihe atabigerageza. Aho jya ugerageza ubanze wicare umubanze munabiganireho, ariko jya ugerageza wihanganire umukunzi wawe, kuko nawe hari abatari ahubwo bitewe n'ibintu wamukoreye bikaba biri gutuma akora ibyo bintu. Itegeko rya kane ry'aba besto riravuga ngo nukutabeshyanya.
Nyaboneka kubeshya ni kimwe mu nkingi ya mwamba ituma urukundo rw'abantu urusenyuka cyangwa se ubushuti bw'abantu. Ushobora kuba ufite inshuti yawe ariko kugaragaza ukamubeshya, ushobora kumubeshya ikintu runaka kikatuma umusembura, bigatuma nyine nabona ko nta rukundo ruri hagati yawe nawe. Aba besto ntabwo ari abantu bakundana, ahubwo ni inshuti nyazo, cyangwa se navuga ko ari nk'umuvandimwe wo mutavukana. Rero jya ugaragaza niba ufite besto wawe, ugerageze wihangane ariko wirinde no kumubeshya cyangwa se no kumubeshyera, kuko nicyo kintu gituma umubano mufitanye usenyuka cyangwa se unagabanuka. Itegeko rya 5 ry'aba besto riravuga ngo ubushuti bwanyu ntimukabuvange n'amafaranga. Nyaboneka abantu benshi usanga bashwana, usanga bapfa ikintu cyitwa amafaranga. Abavandimwe bavukana usanga bapfa icyitwa amafaranga. Umugore n'umugabo usanga bapfa icyitwa amafaranga. Rimwe na rimwe rero nawe niba ushaka gukomeza umubano ufitanye no mu besto wawe, jya ugerageza wirinde kuvangamwa amafaranga, ahubwo mushatse mwakora ubushuti busanzwe gusa, ariko ukirinda kuvangamwa amafaranga, kuko ikintu cyose kivanze n'amafaranga gihita gipfa. Ubumuntu buragenda hagasigara ubunyamafaranga, kandi amafaranga uko wakoresha kose, amafaranga ntabwo uzigera uhazwa nayo. Rero ntukifuze guhemukira uwo mu besto wawe ugira ngo ukurikiye amafaranga gusa, kuko amafaranga aragenda, ayo ufite asa nk'ayundi kandi anagiye. Ntabwo wajya kuvuga ngo nura wayajyanye, ahubwo ujya ugerageza umenye ko amafaranga nyine atari ayumwe, ahubwo ubagarira ubushuti, wirinde kubagarira amafaranga menshi cyangwa se amafaranga cyane, ahubwo wowe fokasinga ku cyerekeranye n'urukundo. Amafaranga azaza nyuma, kuko aho kugira ayo mafaranga ukundana n'umuntu mutumvikana, ahubwo watunga dukeya cyane twiza, tumwe uganiramo n'umukunzi wawe mukishimana. Apana bya byinshi biratuma uhuga, ntugane n'umukunzi wawe rimwe na rimwe, ntunabigiremo umugisha wo kugira urukundo nyarwo. Itegeko rya 6 ry'aba besto riravuga ngo mujye mwihanganirana. Nk'uko twabivuze ku ngingo ya 3, ariko nanone ku itegeko rya 6 naho baratubwira uti mujye mwihanganirana. Nyaboneka kwihanganira ni kimwe mu bintu bituma urukundo rwanyu ruramba, kuko igihe cyose utagize kwihangana cyangwa se utanagize kwihangana, nusanga uri gukora ibintu uhubutse bikaba byanakwangiriza. Ariko igihe cyose wabanje kwicara ukareba ukavuga uti ibi bintu ni imikoro cyangwa bishobora kwangiza ejo hazazange cyangwa se mu buzima bwanyu, buri kimwe cyose ukabanza ukakira ukavuga uti cyangwa se ugahitamo icyo gukora, ariko jya ugerageza mwihanganirane cyangwa se wihangane. Ibyo ngibyo igihe cyose wagaragaje ukihangana, bituma umenya uko ugomba kwitwara muri icyo kibazo, gituma kwihangana kwawe nyine uko mbese ibyo bintu bigutera gutuma wihangana, ahubwo bigashiraho, mukabaho muri mu mudendezo kandi urukundo rwanyu ari intangarugero. Itegeko rya 7 ry'aba besto riravuga ngo mujye mufatanya. Nyaboneka yego muri inshuti cyangwa se muri n'abavandimwe, byaterwa we nuko ushaka kubivuga, ariko jya ugerageza umufatanye. Akeneye ubufasha runaka, umufashe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose mufatanye. Ararwaye, murwaza, afite ikibazo runaka gikeneyemo ikintu gisaba ko ugomba kuba uhari, jya ugerageza nawe uba uhari nyine, kugira ngo abone ko umubano wawe nawe ari ikintu gihagaze neza, ari kimwe mu bintu bihagaze neza. Jya ugerageza umubere umufatanya bikorwa. Itegeko rya 8 ry'aba besto riravuga ngo niba mudahuje igitsina ntimugakore imibonano mpuzabitsina. Ko waba uri umusore kose, ko waba uri umukobwa kose ufite umubesto mudahuje igitsina, uri umuhungu we n'umukobwa, we uri umuhungu, ariko jya ugerageza wirinde ko mwakorana imibonano mpuzabitsina, kuko imibonano mpuzabitsina ni y'abakundana, ntabwo ari iy'abantu nk'amwe. Arega abantu mukeneye kuzatera imbere, haba mu byerekeranye n'urukundo cyangwa se n'imibanire n'inshuti cyangwa se n'ikindi kintu runaka. Igihe cyose wagaragaje ugashaka gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo muntu cyangwa se n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ni kimwe mu bintu bigusenyera amarangamutima yawe ndetse n'urukundo wakabaye mufitiye, kuko ahangaho muhita nacyo cyubahiro wamugombaga gihita
gishira kuko ni igiseke ubutazi usibye mu mutwe w'ubutarinjiyemo ariko umubiri we wose ubuzi. Bajye ugerageza wirinde gukorana imibonano mpuzabitsina na besto wawe. Itegeko rya kenda riravuga ngo mwizerane. Nyaboneka kwizerana ni kimwe mu bintu bigufasha mu gutuma urukundo cyangwa se umubano ufitanye n'umuntu bikomera, kuko igihe cyose utamwizeye ntiwamubwira ngo bumbereye aho ngaho, ntiwamubwira ikintu runaka kuko ubuzi ko ashobora kukuvamo, ariko igihe cyose wagaragaje ukamwizera nawe akakwizera mukizerana, aho ngaho ibintu birakomera. Arega no muri Bibiliya baravuga uti, cyangwa se n'aba bantu babwiriza ijambo ry'Imana baravuga uti kwizera birarema. Igihe cyose wigiriye icyizere bituma ejo hazaza hawe haba heza, cyangwa se no mu bintu uteganya byose biba byiza. Rero igihe cyose wagaragaje kwizera uwo mu besto wawe bituma umubano mufitanye ukomera. Itegeko rya 10 anariryo rya nyuma ry'aba besto riravuga ngo musenge Imana. Nyaboneka umubano mufitanye Imana itawurimo niho usanga muri gushwana, muri gupfa ibintu runaka, ugasanga umwe ari gupfa ikindi n'undi muntu, kandi no kwiyunga ugasanga biri kwanga bitewe nuko Satani yivanze muri byo bintu. Ariko igihe cyose usenga Imana izabijyamo kandi nta kizagenda nabi Imana ihari. Nibyo ngewe uyu munsi nabategura imbereka amategeko 10 y'aba besto. Niba ufite besto mwumvishe ino video, cyangwa se niba unamuteganya mwumvishe ino video, birabafasha kandi bitume ejo hazaza hanyu h'imibanire yanyu bikomera kandi mukazamarana igihe kinini nkaho muri n'abakunzi. Wowe nta kindi usabwa uyu munsi usibye gukanda subscribe no butarayikanda kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho. Naho nge ubibategurira nitwa Eme. Uhawe ikaze kumebura wasobanutse, kandi uhawe ikaze mu byerekeranye n'urukundo ndetse n'imibanire, inshuti n'ibindi. Wowe ukeneye kuba wakwamamaza cyangwa se ukora ikindi kintu runaka bitewe nuko wumva ibiganiro tubagezaho, ushobora kuba ushaka kuduha inama cyangwa se ikindi kintu cyari cyose ushobora kutubwira, watwandikira kuri 0734 437212. Iyo nomero iri kuri WhatsApp. Ntugende udakanze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho, kuko nta handi hose uzasanga ibyo bintu byose. Njyewe nitwaga Eme, mwakoze kureba ino video ga.